Kunze mukurikira Greta TV reka nongere mbasuhuze rero kandi mbahe n'ikaze. Twari tumaze iminsi tutabonana, twari tumaze iminsi tutaganira, ariko kuri uyu munsi noneho tukaba twongeye twagarutse mu kiganiro cyacu. Murabizi rero ko ibiganiro byacu ari akagaruka, reka hano noneho dutangire tuganira n'uyu mutumirwa wacu. Mubona ko dufite hano umutumirwa mwiza cyane hano kuri kamera, ni umumama mwiza cyane. Nizere ko nakubeshye, ni umumama cyane umukobwa. Ndi umumama. Okay, wow, naringize ngo mwise umumama kandi ari umukobwa. Bijya bibaho, arajijishije mukuntu. Reka dutangire noneho atwibwira neza kugira ngo abakunzi ba Greta TV barusheho gusobanukirwa, babashe kumenya ninde turi kuganira muri aka kanya. Ikaze rero kuri Greta TV. Murakoze cyane, nitwa Ingabire Claudine, nkaba ndi umwactrice. Okay, mwamwumvishije rero. Ngire ngo ubwo bamaje gukubita imboni cyane babandi bareba kure, bakaba bamaje guhita bamubona. Mwaje mubona mu mafilime agiye atandukanye, simuvugira araza kubyivugira kurushaho, ariko muramuzi no muri Believe Me, filime turi gucisha no kuri Greta TV nanabisegura kuba hashize iminsi mutabona episode yindi ya kabiri ikurikiraho kuri ya filime mwakunze cyane, benshi mwayisabye rero. Byose turaza kubigarukaho, ni umwe mu bayikinye turi kumwe nawe, araza kudusobanurira byinshi birushijeho, turusheho kuza gusobanukirwa kuri mwuga we wa sinema. Reka dutangire noneho atubwira watangiye ryari umwuga wa sinema. Tubona kuntu ukina, ufite acting itari hasi cyane, uri hejuru mu bijyanye n'ibintu ukora, ahubwo wakwibaza ngo watangiye igihe ki, ese umaze igihe kingana iki ukora uyu mwuga? Maze nk'imyaka 3, imyaka 3 irashize. Hari filime nagiye nkina zagiye zicaho kuri YouTube. Hari filime yitwa Munzenze, hari filime yitwa Mayanti, hari filime twakoze mu Giswahili yitwa Maindoto. Muri make impamvu wenda umuntu kuko tutabigumyemo cyane, hari ubuzima umuntu abacamo, ubuzima nyine tubamo buri munsi. Mushobora kunyumva ukajyamo uyu munsi ugakina, ejo ukajya mu bindi, ariko nizezaga abafana banjye yuko filime turimo gukora nkuko bari babibabwiyeho yitwa Believe Me, ni ukuri tuyirimo kandi turimo pe n'umutima wacu wose, kandi tubijeje ko tuzabaha ibintu byiza kandi biryoshye cyane. Okay, tukiri kuri iyo filime rero ya Believe Me, reka urabona haciye iminsi nago irimo irasohoka, ariko ni buri wese wibaza ise byagenze gute. Nago mushobora kuba mwarashiriwe aho mwakuraga amafaranga yayikoraga ugasanga wenda ashobora kuba byararangiye? Hoya, ntabwo ari ibyo ngibyo, ntabwo twashiriwe, amafaranga arahari, ahubwo impamvu yabaye nk'itindaho baracyarimo kuyeditinga. Vuba ahangaha bitarambiranye pe, iraza gukomeza, igice cya kabiri kiraza kuza. Wenda muratwihanganira, ariko nta cyumweru kiri bushire. Tukiri kuri iriya filime, no kuvuga ushobora kuba uri umubyeyi mwiza, kuko wagiye uyigaragaramo, kubayibonye wayigaragayemo uri umumama. Hajya uweho n'uriya musaza cyangwa n'ubusanzwe hari ukuntu mujya mubigenza n'umugabo n'umugore cyangwa? Oya, ntubiseke, njya mbona uriya muze nkota, ariko nkabona sindabona umugore we, simbizi, ariko wasanga hari cyangwa usa n'umuzima usanzwe umugore we. Oya, ndi umugore muri filime, nta bindi bihari. Ko nabonye kuntu museka, kuntu mwagitinga nk'abantu bajya musanzwe mubana mu nzura. Impamvu rega filime ni ubuzima busanzwe, sibyo? Ni ubuzima busanzwe, nabo twereka tuba dushaka kubereka ko ari ubuzima busanzwe bibaho, ariko nyuma ya kamera nyine buri muntu akomeza ubuzima bwe n'udagakomeza ubwe, nta bindi bihari. Abo nabo bishoboye kwibeta bakagira ukuntu bajya kwirwanaho ku ruhande.
oya ibyo bintu ntabwo bijya bibaho muri filime nyarwanda. oya mushobora kuba mwakina gusa buriya mushobora kuba mwakinanye nka kuriya mwakwiyumvanamo ugasanga wenda nyuma aho kamera itareba habera ibindi bintu. Niko ntekereza ko wenda hari n'ababitekereza nkanjye bumva ko wenda nyuma ya kamera bitewe n'ukuntu mwamwiyumvanyemo mwakinanye mwirwanye kuri tere umuntu akumva ko wenda ashobora kuba hari ikindi kintu cyaba kirengaho inyuma. Ese byaba ari ukuri? Ibyo bintu nta nubwo ari wowe wa mbere ubimbajije, abenshi niko babitekereza. Havuga bati iyo mumaze gukina hari n'abakubaza bati se ko hari role mukora buri mu buriri nyuma yaho bigenda gute? Ntabwo ari ibyo pe. Uriya muntu iyo mukinanye kuriya murangije gukina umva nta n'uwongera gutekereza ko mwanakinanye, biba birangiriye aho ngaho muganira ubundi buzima busanzwe. Nyuma ya kamera nyine nta bindi biba bihari. Ushobora kuba uri umubyeyi mwiza, ndi gushyiraho ushobora kuko njye simbizi, wasanga wenda ibyo tuba tureba muri filime ariko mu buzima busanzwe atari ko hari bimeze. Ni ukuvuga hari ukuntu uriya mwana wamubereye mukase mwiza, ubona ko ndavuga muri ya filime ya Believe Me, wamubereye umwana mwiza, ukabona ko rwose pe uri umubyeyi muzima, uri umubyeyi ubasha kumwitaho, uramuha keya iki kandi mukuri kose nawe ukamufata nk'uwo wabyaye. Ase mu buzima busanzwe buriya mukase w'umuntu ukaba mwiza bigeze kuri cya kigero. Hari ibintu rero abantu bitiranya, bazi yuko mukase w'umuntu aba ari mubi, ariko ntabwo ariko bimeze, ntabwo ari bose. Ni kwa kundi bajya baca umugani ngo abumwe agatukisha bose. Ariko nanone tukiri aho ngaho inkonda z'undi hajya inkonda z'umwana umwana wundi abishya inkonda. Rwose ntibihurara. Bajya babivuga gutyo ariko ntabwo ari byo pe. Urabona iriya filime uriya mwana nagerageje kuba namugira inama nkamukunda koko, kandi naramukundaga n'umutima wanjye wose, urumva. Ariko nyuma muzabona ibindi tubahishiye. Gusa ntabwo kuba mukase w'umuntu agomba kuba mubi iteka ryose. Ubwo nuko tuba twaragiye tubona wenda mu mafilime agiye atandukanye ugasanga umuntu ni mukase w'umuntu ariko ni intambara n'umuriro. Buriya hariya muraje ntacyo buriya mutwereke itandukaniro. Tukiraho rero twigarukire kuri ako kantu twari dukomojeho tuvuga ngo ibibera inyuma ya kamera. Hari trailer gatoya ga filime gato nakubonyemo, sinzi niyo filime iyo yaheze, nakubonyeho sinibuka cano, nakubonyeho niba ari rugero ki, sinibuka cano nakubonyeho, ariko hari agace ka filime nakubonyemo naga trailer sinibuka cano kariho, ariko muri iriya trailer ni muri filime yitwa Ikinyoma. Sinzi niba yarasohotse cyangwa itaranasohoka igihe kinini kuko numva kamaze hafi nk'umwaka. Ndibuka ko narakabonye icyo gihe niweho kandi nabonye wari urimo wagitingamo uri kumwe n'uriya Didier Kamanzi, ariko uburyo wagitinzemo ntekereza ko wabibona wese hariya niba nta kintu cyabaye dore aho ndahize pe. Ni filime yitwa Ikinyoma pe. Nanjye iyo nyibutse mbona ari filime birangarukira nkumva yari filime nziza cyane. Ariko icyabayeho nawe mfite umugabo w'umusaza kandi yamaga buri kimwe cyose, ariko mukuma buri kimwe cyose, kurya kunywa iki, ariko hari ibyo wenda ntabonaga, wenda niba bijyanye n'ibyishimo nkajya muca inyuma nyine. Ariko nyuma byaje kungiraho ingaruka, aramfata aranyirukana. Didier nawe nari ndi kumwe nawe icyo gihe ambeshya ko nkunda, abonye banyirukanye bankuye mu nzu, nta nubwo yongeye kumvugisha. Mbaho ubuzima bubi birakomeza, ariko ntabwo ari byo, ntabwo byari byo, byari bya filime. Oya wari kubica ku ruhande ungira mu bintu byinshi cyane, kandi nshaka tugaruke kuri ako kantu. Ni akantu gato ukuntu muri saro, kuko hari ukuntu musaza ari ubu ngo muri gukirana muri iyi ngiyi Believe Me, uyu Muzehe Nkota, hari ukuntu yagufashe none kumwe n'akana gato, nicyo kintu cyarambabaje. None ukuntu wagitingaga neza, ariya nagaragitinga pe, ahubwo biriya byari true, byari byanyabyo. Ntabwo byari byanyabyo, ntabwo twasomanaga n'abafanzi banjye bazabirebe, byari ibintu nyine biri aho ngaho, ntabwo byari ibyo by'ukuri. Noneho hari ukuntu yari arimo azamura nawe ubona
ntekereza ko iriya role cyangwa se iriya role ntekereza ko yakina abantu bake pe. Ese buriya wumvaga ariko ubusanzwe tuvugishije ukuri ari nk'amafaranga ubonye umbabarire si uko kubahuka nshingiye wenda kuri kariya gace nabonye ka filime ni ayahe mafaranga buriya abaho ashoboka wakorera kugira ngo wenda ube wakora bibaye ngombwa ukaba wakina nka filime wenda y'urukozasoni mu mafilime wakina iyo filime? nta namwe kubera ko ibintu bijya ku nkoranyambaga ku ma YouTube ku macana ariyo yose urumva ni ibintu dukina ariko bidashobora kurengera kuko umuntu aba ari umubyeyi ufite umwana ufite abavandimwe bishobora kwambika isura mbi urumva rero nta mafaranga yaruta icyubahiro cy'umuntu. Hariya hantu ngira ngo wenda abadukurikiye kuri Glitter TV2 ahangaha mushobora kumva wenda ndi kuvuga ku gace cyane cyangwa se muri kumva ndi kugaruka aho hantu yakinnye. Sinzi muri comment wenda nshobora kuza gushyiramo iyo ako ka link namwe mukareba kuntu bimeze. Ntago byoroshye mpaye nkawe uzi ko iriya pe hari aho naremeye narayamanitse n'ukuri sinkubeshye. Reka tugaruke noneho rero ku bijyanye n'umwuga wawe wa sinema mu gihe ushobora kuba warumazemo cyangwa se mu gihe wakozemo izo filime zose zigiye zitandukanye. Yewe twagiye tunagaruka ku bijyanye n'amafilime wagiye akinamo. Navuga ko hari amarore ufata ugasanga ni amarore atoroheje yakora abantu bakeya. Ariko noneho rero ese nk'umuntu wubatse umubyeyi umumama nkawe ufite wenda nk'umugabo cyangwa se akaba afite akaba abuzwa bwa burenganzira bwo kumva ko wenda yaza mu gukina filime muri industry ya filime kubera ibintu nk'ibi ngibi tuba tugenda tubona cyangwa se kubera imyitwarire umuntu agenda abona kuri kamera ariko nyamara mu kuri kose acting atari ibintu bya nyabyo, atari ibintu umuntu yavuga ko biri kuba koko birimo y'amarangamutima, ari ibintu biri gukorwa ari umukino bigamije kwigisha. Ese wowe noneho nk'abamama bagenzi bawe bashobora kuba bakitinya cyangwa se bashobora kuba bikunde ko bakabuzwa ku burenganzira, ni icyo babwira abagabo babo? Icyo navuga kuri icyo urabona ubundi umuntu aba ari umuntu, ntabwo kuvuga kwakitinga ibyo wakina ntabwo ari byo bishaka kuguhindura wowe wundi ubwo n'ubundi ubusanzwe uri uwo nguwo. Icyo rero nasaba nk'ababyeyi bafite nk'abagabo bashaka kubabuza kuza muri sinema kandi bayikunda, nabagira inama y'uko ibi bintu rwose ni ibintu byiza, ni ibintu byigisha abantu, ni ibintu mbese ni ibintu by'ibisirimu kuko abaye nyine ari mubi nicyo ngiye kugarukaho yaba ari mubi, ntabwo yabiterwa nuko yaje gukina sinema. Ni ukuvuga n'ubundi ari ufite izindi ngeso ntabwo yaba biterwa na sinema, ntabwo ariho yaza kubyigira. Ese nk'umwana wawe aramutse akunda n'ubundi gukina sinema wabimwemerera? Yego njye nabimwemerera, gusa uvuze iby'umwana wanjye nibutse akantu kuri ya filime uvuze y'ikinyoma. Akibona ako gatirera era urabona nyine habayeho ibintu ntabwo bansomaga ku munwa, ako yabifashe nk'aho nsoma arangije. Oya hari aho baragusomye narabyiboneye, sinarima ariko narabyiboneye. Sinzi wenda abadukurikiye nabo niba bazabibona. Niba ari we wa mugani hari ukuntu bijya bikorwa kuriya ariko ugasanga si byo koko, byantu byaba ari hatari ko nabanga cyaba riteye imbere pe. Ntabwo ari byo gusa nawe yarabibonye, amaze kubibona ngiye kubona mbona umwana aragiye arangije azana amazi, ndamubaza se mama ngo karaba ku munwa, ndamubaza kubera iki, ngo bagusomye. Gusa abikunda namureka akabijyamo ko nta kibazo cyabyo mbona kirimo. Iriya mico cyangwa se nta bintu ushobora kuba ubona kuri tere cyangwa se ukabona aho muri gukinira ukabona wenda hari imico idakwiriye cyangwa se hari ibintu wenda ushobora kubona ko hari imitaho umwana wawe mu gihe yaba ari kuri tere
ni nk'ihe nama wamugira mu gihe yaba yagiye gukina iyo filime ubizi neza ko yagiye wamuha uruhushya wamwemereye, ni nk'ihe myitwarire we nk'umuntu wabinyuzemo ubizi neza gute wamuburifinga ukamubwira ati witware gutya kuri tere, hari ibintu ubona wakabaye umurinda? icya mbere umwana urabanza ukamuganiriza, wamara kuganiriza umwana niba akunda ikintu ukamubwira kijyemo, ariko hari ibyo utagomba kurengera. Urabona akenshi nk'iyo umuntu abaye nk'umusitari, ukuntu abantu bakubona kenshi, hari ukuntu abantu nyine ugira n'inshuti nyinshi wowe utanazi. Rero muri icyo gihe umwana umugira inama y'uburyo agomba kwitwara, niba hari ibyo yakinnye nyine yigishaga abanyarwanda. Nk'urugero nashaka kukubwira, ushobora gukina role uri indaya wicuruza iki, kuko ariyo role baguhaye, ariko buriya mu buzima tandukana n'iyo ngiyo, birangira nyine kuri kamera. Nugera hanze witware neza, utazitwara nabi bakubonemo cya kintu n'ubundi wakinnye handi, ntabwo uzaba wigishije abanyarwanda. Niyo mpamvu rero umwana wanjye aramutse agiye gukinamo ngomba kumugira inama, ambwira ni ibi niba ubikinnye gutya tandukana nabyo mu buzima busanzwe. Urumva, iyo turi gukina kuri seti kugeza uyu munsi nta bintu byinshi ndabona wenda byatuma ngira ikibazo ku mwana wanjye kujya gukina sinema. Ariko ushobora kuba utari igifura, nkunda kukubona kenshi wisekera. Noneho reba nko muri ya komedi, hari komedi mperutse kukubonamo muri iyi minsi, komedi mperutse kukubonamo za uri kumwe n'urabije iyo bijya, ubona ko bagutuka urisekera, ariko no mu buzima busanzwe nshingiye n'uko tuba turi kwa interview n'icyo ubona ko uhora ukeye nyine ku maso wisekera, akanyamuneza ugakuraho ubundi ubukoko. Ubundi umuntu munini iteka ahora aseka, nicyo kintu kiranga umuntu munini. Sindi munini cyane, ariko buri ibyishimo iyo umuntu ari muzima, iyo nta bibazo ufite, iyo Imana ikigutije ubuzima nyine guseka biba byiza. Iyo filime nakinnye nyine ndi umuntu useka, gusa nubwo wenda byari bibabaje bija ari umugabo untesa nyine cyane, ariko uravuze ngo narasekaga, ariko hari naho nababaye, hari aho yashaka kugurisha inzu iki, mbona ko abana tugiye kuba mu gasozi, umuntu w'umugabo we ntacyo byari bimubwiye, yaravuga ati ngo mugurishe inzu yanyu mwigire mu bukode, ngo tujye mu bukode, ngo twari tumenyereye ngo toilette iri hafi, ngo tuzadutega moto. Rero wakoze subscribe avuga ngo umuntu w'umugabo rwose turakwemera cyane, kandi nawe utarayikora reka nkubwire ngo nicyo gihe kora subscribe kugira ngo tujye turushaho kubana, ubashe kubona ibiganiro byacu uko bukiye uko bwije, amafilime n'ibindi bigiye bitandukanye tubategura umunsi ku wundi kuri Greater TV2. Tutarasoza rero twari tukiri kumwe, noneho tumaje kuvuga ibi bya byo bija kuntu muba mukinana rwose, ni ibintu babishimishije kuntu uba uri kwitwara, bigaragara ko ibi bintu nyine ubimazemo igihe, umaje kugiramo experience, nubwo utarakora wenda amafilime menshi, ariko bigaragara ko ari ibintu hari wabarabyitoje, waba warabyize cyane impano gusa tu ni ibintu byakujemo. Ese wabarabikuye hehe? Nakoze cyane, ni impano bimbamo, ndabikunda, suvuga ngo nagiye kubyiga ni ibindi mo jewe ubwanjye, nta n'uwo mvuga ngo ndareberaho n'iki, bindimo no mu maraso mba numva bitembamo. Ese ufite abana bangahe? Mfite umwana umwe. Umwana umwe? Yego. Urateganya kubyara bangahe soko? Sugo sinka babirira. Ubwo nukuvuga hasigaye uwundi umwe, ubundi ugahita urekera? Yego. Cyane ubu wasanga unamutwite ntawamenya. Si byaba byose? Oya, ntabwo igihe kiragera. Inshuti bakunze rero ba Greater TV2, mbibutsa yuko rwose ibiganiro byacu arakagaruka. Rero munyemerere noneho ikiganiro cyacu cy'umunsi gisubikira hangaha, ni mukina twongera tumugarure kuri Greater TV2, twongeye tuganire, turusheho kumenya byinshi, kurushaho kumenya byinshi kuri we muri sinema. Ni byinshi bigiye bitandukanye rero twaganira nawe, mwabonye ko n'umunyempano kandi mu muganira cyane. Ese tugukeneye none twakubona kuri Greater TV2? Yego rwose nzaboneka, ndabibemereye. Niki wabwira rero abakunzi bawe cyangwa se abafana bawe turimo dusoza? Ndabashimira cyane,
badukurikire na subscribe cyane, kandi pe tubijeje ko inyuma hari ibintu byiza cyane kurushaho. N'icyo urimo guteganyiriza rero abakunzi bawe cyangwa se abantu bagukunda mu mafilime ugenda ukina, mu makomedi ugenda ukina, ndetse mu bindi bikorwa bigiye bitandukanye tugenda turushaho kubonamo mu mbuga nkoranyambaga? Ndabizeza yuko tugomba gukora cyane, tugomba kubaha ibintu byiza 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 byiza, urumva? Kandi pe ndabashimiye abafana banjye, nubwo wenda bataraba benshi ariko nizeye ko bazaba benshi cyane. Imana ibampere umugisha, kandi filime nabwiye ko ari ibintu byanjye biri mu maraso yanjye, ndabizeza kubaha ibintu byiza kurenza ibyahise. Okay, urakoze cyane. Reka nshimire rero ukomeza kubana natwe, ukomeza kutwereka ko turi kumwe gatanu ko kandi. Reka rero munyemere dusubikira ahangaha, mwari kumwe na Rugero Pro. Bye bye, ciao ciao.